kamare yishyuye 15 umva darangiye oya wamugabo darangiye fata ubwo usama bwanyu dusebera da mudugudu nawe amafaranga mwe arimo ubukena ari mfite usikira cuma kugira ngo cyana ari mfite gashanye nayijanye ne yanje nyisegurize ubuyenda no kugira amezi ndayishira ku sekurume zayibyaze muri no minsi maze gukura yamaye uyu mukubitwa n'inkuba wanjaniye hene nini ko nayo isize ahangaha ariko mana yanjye uyu iki gihete cyanye ibihene kuko cyaturutse hehe mana yanjye ewe data we mbega ibibazo we ubu sinayikura hehe ukuntu gose sembwe jari yayindagije ari kuvuga ati genda nawe wishake hicororo none bahise bayijana ariko mana yawe ariko ubu ngubu umuntu ubu yabayijanye nyuze hehera ayiwe data we ewe ntago byumvikana gose hari yaciye da umenya hari ahantu yaje kona hafa ayiwe data we umutima gumvuyemo ubusi ntarayindisha koko sembwije ndamubwira muki erega ibibazo we mana yanje ariko mana data we basa wamwe wowe kuri kungo ngo waje ndeka nta hene yanje umboneye ihene yanje gose ndayibuze nari ziritse ari nanje kuyiseguriza ihene gose mana yanje we hari umutipe mpuye nawe ihene y'umukara ni y'umukara nini iyi nini we je kumureba uva munyereke ngwino uja kumunyereka ihene hatgenda vai ariko vai ikwindo wananiza ubu koko uri kubona inzara maranye imyaka uzikoze ingana sha ndakujya mu make byanze kone n'ihene wajyanga isa nka nyirayo umva ihene byanze bikune bwose urayigura arabaguze desho kumura boss kumura cyane makuru ni meza ako urakomeye ariko hey urebye nahangana urugendo nguce urabona umuntu ubwozi bwanjye nayingize ngo wenda buruhure n'abamvu ubonye nje ngasigatiye kuriya ukajyanye ku isoko ko nazi kadafite ibara ryiza niyo nkareke ndekije ubu ngubu ku isoko kuko nasikare yo ngiye nuko masaziyera ino ndahasaziye cyane niko waje kwiyanzuza kwa mutekano oya nesiko naha bose banza rutanze ubwo so uri wina ngende wina muri uyu mudugudu kabisa oya nese ngiye ubwo kunakuza ina ngende nandi wina kabisa bandi kuyobora ina nanjye rero urabona sibye ko nyine mu kuvuka kwanje urumva ndaravutse nza kugira nyiri umwaka ndadwara ngwara imyaka 2 waje kugwara uwo masaka n'ibigori izo zose ndazidwara nuvuga ngo rero noneho ubwo baza kumunika nk'abahunitse imyaka ubwo rero mbaye aho ngaho niho nyine ubwo iki gihe niho munye agatege urabona n'ubworozi nja korora ubwo nyine ubunene nabaye ndavana ariko kuri kumva ubukene buri kuja burangica cyane hakuno umuntu yafata nka kamwe mu tuntu yoroye akatuguru kutujana ku isoko nta mpamvu kwicwa n'inzara ushaka kuvuga ko ugiye kwigurisha njya kwigurisha da kwa kuri nawe afite akabara keza ariko so wowe wayumvishe wumva mbese umva neza
imeze ne oya utayivuna oya ntandayivuna ko nabaragabuye neza oya nje ndabaraga abantu bashaga baramenya bose ese ubu ntakangurisha kunanye nashaka gahene oya se wakangurisha tukavugana oya uramangahe rero karebe neza kazi kurisha neza oya karabise bukora kadahazi kubona oya karahazi kameze neza bwo wambye amafaranga urama ese ubu wajya mankangahe urama mu kenzo nakundi kenzo 15 15 ushaka unarenzo na 25 nta kibazo ni keza cyane kuhena ingana nguca ese ngewe urumva tworoye kera urumva tworoye kera ntabwo twiba turahenda ibintu byo korora urumva ngewe niyo mpamvu rero nuvuze ni ahubwo uramutse yampaye wamvanye kure cyane ahubwo nibura na yama wambya tukayama ngenda vuba bamuga ko kugucira amakenga kuhena ingana nguca 15 ariko ndi kubyira ngo ngewe ngubu ninerekeje ku isoko yego umugani wabize ni supermarket yego ndi kubyumva ubu rero ngize ngo gushakamo makeya urumva mfite inzara yarinda imbeje cyane ubwo rero niba akagura wambye ukakagura cyangwa igendera ndi kumva ndajyamo okay ntabwo turigo turananiza urayama byane burayama amafaranga afite kuri phone kuri phone ufite ni phone urarenza yo gukata nta kibazo ndayareba okay sawa phone ayifite nta kibazo ubwo waba nimero waza nkayishira mu ntari wamukayishiramo bwose ako nizere ko itagwaye impiswe hari abantu basigaye baragurisha amafone oya ariko si bite byawe ukona ko ubwo ihene tworoye kera twebwe ndashiramo nta kibazo amazu n'abasanga baroye kuri ntuza uratubibona amazina ndikubona ari Desi nuwo niyo boneri nuwo nguwo ndikubona amafaranga yaje katurebe SMS katurebe SMS wareba amafaranga yaje okay sawa akira kandi muzarore mu ewana muzagwiza amafamu wenda muzanapfusha nta kazu kanyu nta kibazo none se ko tutorozaga niba mwapfusha nta ribi none se ntubona n'undi muntu kugurisha gahene wambwira nta kibazo agahene yego duhene twinshi nta kibazo gahene siko kariho kazi kacu karagendaga neza ariko nta oya byase kuko nagatame gafite ibara ryiza yego nta kibazo uzambwire nta kibazo mani uramuhungu ni umusambo ndabizi bahora bavuga ko uramuhungu ari umusambo tugende ewa sha cyangwa se singiriye dore yahene singiye ariko nyagase mudugudu duhitumereze yanjye nayifashe ndekuriza ihene mudugudu twubahane mukomeje muratobora ariko mukashaka no kudujanira ibyacu ntabwo byashoboka ibiki ihene yanjye nari inyibuze naho ni wowe wari unanubura cyayifashe ni yawe hari ahantu wayiziritseho ihene ndayiguze uyiguze nande mudugudu ndekuriza ihene ariko byarangiye ihene yanjye nayibonye ariko dore nyiguranye n'uyu mugabo iki kigabo se ubundi giteye gituruka ubu ni uyu waheye ubwo niwe wamuzanye mudugudu ntabwo ndarekuza ku ihene yanjye nta kibazo rwose ushaka kuvuga ngo nije kuri ihene ntabwo mwayincikana nayibonye ihene irahari kandi uyigurisha igisambo cyagaragaye uyu mugabo ariko ubundi ni uwaheye umfatanye ihene nyine genda ifite ihene yanjye uyu mugabo mudugudu arayimba mudugudu warekuza ku ihene yanjye ihene ni iyawe nyine muri mudugudu uranyobeye ndabizi none umva ukuntu ibintu bimeze yego Imana y'ijuru we itambukira ndi kujya mu ngo z'abaturage ngo ndebe ko zimeze neza umutekano ari wose niko urikumva ihene si uyifashe mu cyeca nje guhura n'uyu mugabo arambwira ati agiye market afite ubukene bw'amafaranga urikumva ubwo rero ndavuga ati kubera ko nishakira agahene ntabwo nagakarengaho nagize ute nakaguze urikumva niho Kanyama ahise yingurisha banzu nde kuri zihene ibi ni turabivugana wayireka ariko sika nkubaza umva ko wa mugabo yakankubaza nayishuye wayishuye se ihene ni yanjye uze duhora hari mu quartier hari mu baturage
mudugudu ihene ntabwo uhuraga n'umwana wanjye agiye kuyiragira oye none se amahene y'abasarega abasa ntabwo uyizi n'aka kabara ko mu mutwe ntabwo wigeze ubonaho none se niyo yonyine yabifite burekuye uyu mugabo ni uwahese nyine ni weho mwaguze nanjye namubonye gutya wa mugabo ihene ni iyawe uyu mugabo niba ari uwahe ni iyawe nakomeje kubareba nanamubona ina mwakomeje kuvuga muravuga mwese nabonye ko muri amagweje mubaze uyu mugabo mwese nabareba imbona bajya muri bidapire bitera mbwira wa mugabo mwese habuze n'umwe ugira inama yo kuvuga ngo iki ngiki kibeho ngucyo na ngucyo ubu urarebye umuntu nkanje umuntu uhagaze nkanje we ihene yanjye nayibonye we kwirigura jijimaganya ibintu byose dore wa mugabo ihene nari ndi kukubwira niyi ngiyi niji nakundi byagenda ni munde kurira ihene ntabwo naba nishuye ihene nimboneye imari n'ameru nari mfite ngo nyirekuze ahubwo ayo meru ihene yanjye nayibonye byarangiye yanyishuye amafaranga yakuye wa mugabo nakwereka na SMS na SMS nayikwereka rwose ntamwishuye SMS ni iki nyine ni ikigaragaza ko amafaranga kuye ku ihene yanditse ku ihene y'uyu mugabo niwe wayingurisha wa mugabo ihene ni iyanjye n'abaturanyi mudugudu banjura bazi turabahamagara bazi ariko se mwumvikane ihene ni iyanjye mwitonze sibyo nje umuntu ihene mpuye n'uyu mutipa ari uyifite kandi ndikona naga kabara mpuye ari uye ni wari uyifite ihene uyikuye ariko mureka mubaze rwose ye muzi ko mwanyitiranye cyangwa iki kigabo ni iki umugabo ni wahehe international urumva ibyo bivuga jewe ni komisioneri w'amazu mbese nzana abashoramari urumva uzanyitiranya wa mugabo uzanyitiranya wa mugabo abashoramari utuzanyitiranya abakomisiyoneri mwana ko njya nkumva mu majwi nguri igisambo ko numva nguri igisambo ubu si abashoramari mwamenyanye mutera unabona uyu mugabo ashobora kuba ari n'igisambo urumva amukomisiyoneri international nundi munsi wawe nukazojya gutinyuka uvuga ngo nje ni igisambo ahubwo igisabo mu gifata iki igisabo mu gifata mudugudu je nakubashere kuhure n'umugabo utari njewe mudugudu uyu mugabo arakomeye uyu mugabo afite n'ibyangombwa uyu mugabo afite ibyangombwa atweretse ibimuranga waruhayoboye si ihene wari uyijanye kuyiyobora hehe twumvikane mwa baturage murabizi ndi umuntu uyobora neza ina mwari mwambonana ibintu by'ubusambo koko cyangwa ibintu by'uburimanganye kiraguhamye iki ni iki dore gihanga turakigufatanya singiki uyiguze nande umukomisiyoneri ari kuranga amazu ari kucuruza ihene ariko ushobora kuba ari n'igisambo ari kubajijisha mudugudu nuko ubaye mudugudu ibumbonye sha ibumbonye izagimana mwabagabo izagimana iki kigabo ni igisambo umva peti itabajijisha umva peti umvaze nundi munsi wari abaturage mwagize mwana inda wagukiza ubu sara unkore ibintu bya kigabo oye ntabwo niba mwabagabo ntabwo niba nizagimana ntabwo byashoboka mudugudu ni mudugudu ngo ni mudugudu kuki umwana yagutora ibisambo nk'ibi ngibi ntabwo niba ibisambo nk'imuzi ko mwari muzi ko mbanyobora neza mituweli ko muzitanga kugenda uyoboye iki kugaragaye uragaragaye simuzi ko bamwe batajyana mituweli mu gihe batishoboye mwabagabo bangahe na amahene y'abantu bawazituye ngo uri gufasha wagurishije ahubwo turahuye aramya akagahene ko ndi kugashaka mu makeya wamaye mudugudu uracyavuga iki uri kuvuga iki ko byakurangiranye wacecetse noneho navanira nje ko njya kwirangira amazu hantu hari umukiraro uva mu diaspora abandi kamwabagabo muri kono ngashorera gishaka umwihiruka muri kono watangira uri kutubesha uri kutubwira amatiku ngo muraguze mwaguze utazi n'izina rye ngo ni ikigabo ikigabo cyuko tubonye ko ari umukomisiyoneri SMS nayibereka muri phone bose n'abagabo mwe ubu sinuzafana nk'iyi ibyo bya SMS ntabyo tuzi nta n'ikintu twabirebamo ibyo ngibyo ni ibyanyu mumweguze ahubwo uyu nguyu nta muyobozi ubarimo simubizi ko mwabatuye ihene yanjye wari uyijanye rero urakishuye nkishuye 15 umva darangiye oya wa mugabo darangiye fata ubwo busambo bwanyu kudusebereza mudugudu nawe yayibye ariko nationally urugabo gose mutaguze na mwabagabo
mwanyizera mwabagabo ko uyu mugabo ntago tuvuzi nahaya ntago yapanga kuturukiye iyo kurenga ze kwibinaha uyu mwiza arakudufashisha iki kigabo rwose kiri kuba ari manga yitwa nde yakubwa ko yitwa nde nayo kuyanjujeho gishobora kuba cyitwa ngo nabonye kuntuza yawe kuko ngo ni Desire ngo ni Desire ahubwo se Desire internationally yitwa Desire ngo twebwe ibyo ngibyo nta nubwo tubishinzwe twebwe turi abaturage nkaho umuntu w'umuyobozi ushinzwe guhagararira abandi baturage urajura duhagararira gute uri gutangira kugenda uraducucura umutungo wacu ntabwo nabikora mwabaturage nizajya imana ya Mungu ntabwo nabikora n'ubu twizere nde oya munyizere rwose iki kigabo ahubwo tuje kuno kugifunga ndabyasasa ngiye kubijyana mu santere iyi manda nuyirangiza ukayobora indi ubona hagize umuntu kuje inyuma mu matora y'ikindi gihe uzangaye uru rugabo bamurufate turujyane ku murenge ikirumbonye naha nta kinyapfa mukigira nizajya imana urugabo n'urusambu igisambu cyabyagaraye wise wateye turuka hiye mbona hano muri gushwana cyane byagenze bisho umugabo ntari uwawe ukuvuga umugabo wawe ibyo akora gurabiyobewe wewe urukwiza uri kwibaraguza mwamuryamishije hasi wari uje ngo mundiri hene umusambo gusa yaratwishemo umusambo mushaka kumuharabika vuga uti igisambo ahubwo byari imipango y'abantu niba ari umugabo n'umugabo kigira ntananga abantu binaha byagenze bite kumbwire byagenze bite ako suku bahagurutsa gute nka bira umugabo wanjye ngo kuko nuwanjye dore z'abagore ubu niwe wamutumye kumwibira urukuza uri gutesha umutwe byagenze bite muri kuvuga n'igisambo ibyo wamutumye byakubye umugabo wanjye twayimufatanye ariko kukimubeshya mukaharabya n'igisambo umugabo wanjye yubahishije cyane ni mudugudu ntabwo yibikiye n'igisambo iki ngiki dore ni ukwitwaza ubu mudugudu mukaducucura mubana amavuta aho mubana amanyanga aho ngaho umugabo wanjye iminsi y'igisambo ni ingahe ihene 39 mwarazimaze iya 40 irabahagamye itonde n'ubundi buyobozi bwo hejuru burahagera ushinzwe iki no ku mugabo wanjye kubera iyi hene turayimujyana na ku kagari bamufunge gogo muhindutse umusambo hose sitasiyo iri hafi iri kure ariko ntari kure cyane twanagerayo ni nk'isaha imwe n'abayobozi b'umugore bwo hejuru twanakwakira bazi ubugwaneza bwanjye none se byagenze bite wa mugabo we mbwira ukuntu byagenze kuko harabika ngo wibyihene ihangana nsobanura uko byagenze ko twarakoze ariko barakubwira iki ntabwo uri kubona ko tumufatanye ihene yari yayibye ntabwo nabyemera kuko ni mwebwe abasambo ni mwe basambo mushaka kumurabikira iki umugabo iyo nda yawe yamenyeye kujama amahene uyu munsi wabona iraye igiyemo amazi gusa uyu munsi nta hene urarya abandi n'abaranzi ko mbayoboye neza none mumfate nk'igisambo ko uri igisambo ibintu bigomba gusubirwamo rwose ibintu bigomba gusubirwamo uko biri kose uyu mugabo akomeye wowe ntabwo uzi ibyo uri kuvuga umugabo wawe nubwo ari mudugudu ntahuriye n'uyu mugabo ari mu nzego zo hejuru mu nzego zo hejuru umugabo wanjye si umusambo twabanye kera twamenyanye kera izo ngeso ntabwo nzimuzi umuntu wa mudugudu mu murisha ntabwo yaba umusambo ibintu birasubirwa mu mwabagabo igisambo cy'imbaraga gusubirwamo ibi bintu umuntu nka mudugudu njyewe ihene nyigure kenzi genda wamuhirimbiriwe kenzi ni sinajyaga mbafasha ibintu birasubirwamo ahubwo
nabona ngo nakagore kawe karamingaminga ngo kaje go kurya ihene. Tuzamuka mwe ko mutarami ihene 10 murami ihene 10. mugabanya karuru ngewe rero ngure babwiye ndi international super commissionary bango njewe kuko nifite nababye ko mfite umudespora ngiye kurangira ahantu inzu kandi na amafaranga ngewe nabafushe kubona igisambo ubwo nta kundi cyo mwareka nkigende ubwo nawe byanyunye amasigara ko abaturage nyine ikintu nababwira nk'umuntu nyine international nuvuga ngo ni mbere yuko mujya gutora umuyobozi runaka ibi babera isomo sibyo. Urakoze boss, urakoze turahuruza n'abandi baturage baradufasha uyu muhirimbire. agenda ajya he kandi mwumva yuko uragurishije umugabo wanjye. Nuvuga ngo rero umugabo wanjye akora mu giti gisambo. Nta kibazo rero sawa kandi yayigurishije ari honde uyu nguyu kare dusanganye ihene yacu turayimufatanya. Oya amagambo makeya amagambo. Sawa naribi. Sawa bye boss. Urakoze cyane. Reka bacike. Ziba atanyigira umumbaza. turaguhururiza. Ariko mwe mwitoze. Ura mugabo irakarita tweretse nta muntu wayisomye ntago umuntu yareba akareba ikivuga. Irakarita wowe wayikura hehe washobora kuyisoma? Wayisomaho ibintu bihanditse. Nyamara wasanga mudugudu arengana. Mwabagabo mwe ura mugabo abacitse ati. Ura mugabo bigaragara yuko arimo guharabika umugabo wanjye yuko ari igisambo ahubwo kino kigabo kindi cyagiye akaba icyo cyari kibye iyi hene kikaza guharabika iki umugabo wanjye kuri gusa kuziki ko tumufatanye ihene. Umugabo wanjye ari mudugudu kandi kuva kera mwana mutuye muzi yuko atari umusambo ahubwo kira kigabo ni kigaruke ntacyo namuvuga kuko afite ibyangombwa twetse agakarita kandi irakarita irakomera akarita nta karita agiye atayitweretse ngo turebe uko bimeze ahubwo ni kigaruke umva boss garuka gake navuze ngo garuka no mbwira garuka ntabwo wumva cyangwa ufite n'ikibazo cy'amatwi ukabona ni kono kiri kwigira hajya kabona neso nkabagerezayo hajya nyine ibyo ntabikureba hajya ngo wowe ndumvise ngo werekanye n'ikarita iyo karita nayishaka nabyo ngo ndi super international mpuzamahanga mu kuranga amazu ka supu ubusa kabura ibyo uranga warugabo busa nabi reka reka ngucakaze ndebe iyo karita umuntu w'umusimuhanje ngewe itone ngucakaze ndebe iyo karita sibona uko usuzuma icishinde uri kusuzuma ngewe ndacya akagongo we icyo ushaka kumurusha imbaraga umparabika umugabo ngo n'umusambo ako igisambo sibiri kugaragara ntibagifashe ayiwe uri hehe sahuba bratse bureke ekisi igisambo irihe oye manzi ubyi ikisi igisambo ntago umugabo wanjye ari igisambo wabyumvise reka kumuharabika umugore hanora uyu mugore nyamara wa mugore ushaka ubwo kuduteza ibibazo agwerekana bateza ibibazo mbe wa mugabo nta soni kumarabikira umugabo ntabwo bufite iyi karita urayizi okay iyi karita ndayizi iyi karita ni yindi bakoresha iyo umuntu akatisha afata urugendo agenda nanjye iyi karita nayo nyifite nayikoresheje ndi kujya he i Kigali oya reka ibintu birasaga nese ibintu bisaga ariko se utekungira injiji reka kungira injiji ingini ni international ariko se international ubundi amakarita nje ntago mbimenyaga murebe mwebwe mwize iyi karita ari campaign go bakoresha koko bagiye i Kigali ni kwa kigabo umva garuka gifate mudugudu nibyo turamujana ku murenge yewe ntabwo nzi gusoma bagiye bari mu rugendo bagiye i Kigali tukijane ku murenge wamugaye yatwemeje tukijane ku murenge sibyo nababwiye kigihetera sinari naboze ikintu nicahe naho njyewe ni umusitari nicahehe ko abagabo mungana ngucyo koko mungira ngucyo nka mudugudu tumujane ku murenge mudugudu ihangana wowe marabikesha umuntu nka mudugudu bazina umuntu nka mudugudu bazina agurufate vuba komisiyoneri wa he komisiyoneri wa hesha tumujane ku murenge
sibyo nababwiye abagabo bangana nguke kwa mudugudu ihangane tukijana ku murenge nta nubwo tukizina ni kwa mukinga umparabikasha nayijana ku murenge ni ku murenge uziko nata gukandagira mu gati mudugudu yaratwaye isura mbi nuko ndi mudugudu nta n'isoni ndakujyana ku murenge bahita bagufunga imyaka ibiri wa gisambo nata nkushota nuko ujyana ku murenge bakakidanangira gifata iyo hene haguruka mugenga gusa wowe urabika mudugudu ngakoraga muki uzi imyaka maze ngakoraga muki tena uzi imyaka mazina amasenzi ni ikiruware mama ewe wawe dore